Wow, turongeye rero turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Ni amakuru, ni breaking news. Breaking news ni amakuru aba agezweho. Hari igihe ibintu biba bitoroshye tuvuga tuti reka tuze twitereke mikoro. Murimo muratwumvara, hari abatubwiye ngo hari ukuntu mikoro ziba zitagera ku bantu cyangwa se amajwi atagera ku bantu bitewe n'impamvu zimwe na zimwe. Murabona ko rero twari turimo twirukanka reka tube twicaye vuba vuba tubabwire uko situation ziba zimeze. N'abantu bageze kuri 55 bishwe kandi bicirwa muri territoire ya Lubero, ariko muri direction ya Oicha. Benshi bavuga Lubero, ariko burya Lubero ni Lubero, Oicha ni muri territoire ya Beni. Turaza kubabwira impamvu n'abanyamakuru baba bakomeye babandi tuvuga tuti nibo baye abanyamakuru dukuraho inkuru bandika ibintu byabacanze. Turabigaruka tubabwire uko situation ziba zimeze. Amakuru dufite atugeraho ni ya mirwano ikomeye cyane, aho tubazungurutsa cyangwa se tubanyuza hirya no hino muri territoire ya Masisi, tukabanyuza muri territoire ya Lubero, tukabanyuza muri territoire ya Walikale, tukababwira uko ibintu biba bikomeje kwitwara. Rero iyo twamaze kwitereka, twamaze gukuramwe ibikoti tuba twambaye, bya bikoti byacu. Hari igihe twambara ibikoti izuba rikaba izuba, ariko n'imvura yanagwa ugasanga twabyambaye twaje ariko amazi ari yose. Niko biba bimeze, nta kundi. Ariko kubera igihe tuba dufite n'umwanya tuba dufite, hari igihe cyo kwinjira, hari igihe cyo gusohoka, kugira ngo tuheze inkuru. Nuko nguko situation ziba zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma muraza kunyemerera tuze gusimbuka ku byatangajwe. Hari video ikomeje gutambuka y'umuyobozi wa centre ya Ngungu. Uyu muyobozi ibyo yakomeje kugenda atangaza turabigarukaho. Hanyuma turagaruka ku makuru ari Nyabushwa, Gasheke ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Ni muri axe ya Kabare, muri territoire ya Kabare, tubabwire uko bimeze. Hanyuma turagaruka, ariko Twitter yanze mwabantu mwe, Twitter yananiranye. Turababwira uko situation zikomeje kugenda zimera. Twitter twagiye dukubitaho tukabona biri kwanga, twageze ngo wenda ni twebwe tuba turi inaha aho amaconnection aba yatunaniye, ariko ndateka ko mwamaze kubona ko byose bishoboka. Turasimbukira muri village ya Kazinga rero muri Oso Banyungu. Imirwano yakomeje mwabantu mwe, hari operation zikomeje gukorwa ku rwego rudasanzwe. Mikro yanjye biri kubageraho mwabantu mwe, ne kuba ikiganiro kitagira amajwi kugira ngo ibintu bitaza guhura. Hanyuma turagaruka ku makuru n'ubundi twagiye tubagezaho ya kumanywa, tubabwira uko situation zikomeje kugenda zitwara. Nk'ibisanzwe rero murabizi, icyo musabwa ni kimwe, ni kuri Ruhuka Ukire info. Icyo musabwa ni kimwe, icyo musabwa muzi icyo ari cyose, ni gukora subscribe mwabantu mwe, mu gukora subscribe. Hanyuma mwamara gukora subscribe, like, share na comment. Ibyo murabizi ko byo ni muba mugomba kubikora. Iyo wibutse gukora sabone, ibyo ni ibyangombwa. Gusa wenda hari ikibazo nshobora kugarukaho nkababwira abantu badukurikira, ariko ugasanga nta like. Nyamuneka mukore like. Ni ingenzi cyane kuko like ziragenda zikaduperemeta kuba tubarekomande, kuko murabona ko tutari rekomande neza. Ntago barimo baraturekomanda neza. Babayobozi bacu ba YouTube ntago baturekomanda, bitewe nuko mwebwe ubwanyu mutari gukora like. Murasabwa like nyamuneka. Ni ibyo ngibyo wenda dushobora kugenda tubabwira. So rero kugira ngo tuze kugenda tugaruka kuri buri kimwe cyose, turagaruka ku mazu yasahuwe muri Sake. Nabihoze mbona babyanditse benshi ngo mbese hasahuwe amazu angana ate, byagenze bite? So amazu yasahuwe muri Sake navuga ko ari ibintu yenda byibuze byabaye bikaba mu masaha y'ijoro. Muri iri joro muri quartier bita quartier Bikari basahuye amazu ageze mu 8 yose yuzuye. Amazu 8, ibaze gusahura amazu 8. Apari ibyo ngibyo
wenda ibyo dushobora kongera kuvuga turagaruka kuri axe ya Cyahoboka, buriya ni Cyahoboka muri katana, navuze Cyahokoka ariko ni Cyahoboka nayo ndaza kubabwira uko byagenze, hanyuma nze gusimbukira muri Beni mbabwire wa mugabo waje kwitaba Imana. Amakuru aravuga ko muri Cyahoboka ni muri teritwari ya Kabare, amakuru atubwira ko haje kumvikana amasasu nijoro, hanyuma nyuma y'amasasu yumvikanye kuva saa 2:40 20h25 saa 2:25 byaje gutera ikibazo gikomeye cyane, biza gutuma umugabo bita Pius Rubabaza, uyu nguyu niwe muntu ngo wari ufite butiki ikomeye cyane muri aka gace, wenda kugira ngo kuko aya ngaya ni amakuru tuba twanyuzeho duhita dusimbuka, nyine tuba tutarabona detaye za buri kimwe cyose, kandi tuba tugomba kubabwira uko detaye ziba zimeze. Biravuga ko uyu mugabo Pius Rubabaza ari we wasahuwe nyuma y'uko amasasu yumvikanye mu ijoro ryakeye, gusa ntabwo ari iryo joro aribwo yasahuriweho, kuko yaje gusahurwa mu masaha ya mu gitondo, amasaha y'isaa 8. Hanyuma biravugwa ko ngo ari abafositwaye, kuko hano imboni yacu yatwandikiye ngo bafositwaye balimuvamia na balimusomba, sinzi ukuntu baba babyanditse, balimusomba mabitu, ni cya Giswahili nyine kiba gisa nkaho cyoroheje, ngo balimusomba mabitu, ni ukuvuga ngo bamwibye, hanyuma ngo yerezima hakuuwawa, mu materime ya hariya hakurya bajya bavuga ngo hakwenda kwa baba manu, niko bajya bavuga ngo yewe nubona kuba bimenyereye, wenda mwebwe muzatembera ahangaha, ubwo iyo mvuze ngo hakurya ujye wumva uko mbameze, mba ndi kuva nk'uri hakuno kugira ngo mubyumve. Aha rero turi ubundi answa bavuga ngo fulani alienda kwa baba manu, kuvuga ngo alienda kwa baba manu ngo yagiye kwa Emmanuel ni Yesu, so nuko nguko babyita, nubyumva ntukibaze ngo mbego kwenda kwa baba manu ngo mbese ngo yagiye he, uwo ngaba yitabye Imana. Amahirwe ngo ntabwo yagiye ngo kwa se wa Emmanuel, ubwo n'abadukurikira b'abayisilamu mu byumve muri ubwo buryo, ariko niko bimeze kuko nuko twanabyakira. Hanyuma indi nkuru nari navuzeho, hanyuma sinayisoza, makuru ya mu gitondo nari navuze muri Beni mbabwira patro wa hoteli, umuyobozi wa hoteli yo muri Beni yitwa iyi hoteli bayisengukira bayita ngo ni hafi ya Chiki ya bisi, ubwo buriya abangaba ngo baje barinjira, ni muri quartier residentiel muri commune ya Bungulu, ntabwo ari Burungu, muri commune ya Bungulu. Umugabo bamwinjiye baramwica, ibi nabyo nabibabwiye kuko hari hakiri kare, sa n'usimbuka nihuta cyane mbabwira uko uyu mugabo byamugendekeye, uko byaje kurangira uyu mugabo bagize bate, we bamwivuganye, uyu we yagiye alienda kwa baba manu nkuko nari nabivuze, we byarangiye agiye kuri uwo baba manu nkuko baba bari kubivuga, ngo yari hafi ya alimentation ye yitwa Chiki bisi yanababwiye. Hanyuma aba bandi barinjira, ni mu mujyi wa Beni rwagati, hahandi hakagombye kuba, hahandi hari ubuyobozi bwakagombye kuba buri muri Goma, ba bayobozi bagombye kuba bari muri Goma, kandi b'abaturage bamaze iminsi bigaragambya bababwira ati mugende musubire i Goma, niho hari ibyicaro byanyu, ariko ubu ngubu ibintu ntago byakunda, ntago bahagaruka kuko barahageze bahayoberwa kuko harahindutse. Hanyuma muri Karehe naho nakomojeho, navuze umutekano waho mukeya, makuru avuga ko muri axe ya Rushebere haje kubaho kurwana ndetse gusubiranamo kw'abaturage, hanyuma umuturage araza, gusa umushobora kuza gusanga ku zindi mbuga bavuga ko umusirikare yarwanye n'umuturage, umusirikare yaje kubakiza, hanyuma biza kurangira abaturage bo ubwabo batatse umusirikare ndetse baranamukubita. Amakuru dufite nuko abo abasirikare baje kuhagoboka bagenzi be,
murumva situation yo muri Karehe ukuntu imeze. Hanyuma abaturage baza kubafunga, gusa amakuru arambwira ko baje kubarekura. So aya niyo makuru wenda nababwira navuzeho nihuta cyane, sinaza kuyasoza. Hanyuma wenda nirukanse muri Sake naho nabikomojeho, nababwiye ko muri quartier Bikari hano naho haje gusahurwa. Abaje kuwasahura muri Sake ho nababwiye ibyaho. Nababwiye ko imibereho y'abaturage bahariye, ubundi Sake murayizi kandi murayisobanukiwe. Ubundi Sake ntabwo wapfaga kuhanyura ovyo. Sake ntabwo yigeze ivamwo ububandi. Sake rero ubu ngubu tuvugana, ububandi bigaragara ko bivugwa ko bwavuyemo, ariko ni ubwoba. Imbunda baracyazifite, bari bitwaga Bazalendo, quartier general zabo za Janvier Karayiri, General Kambuzi baracyari hariya, uretse abasore bamwe na bamwe bavuyemo bagahunga bakagenda bagamukurikira, n'abandi basigaye mu mago, n'abandi bo babonye byanze kubera ko bari bazwi, barangiza bakajoyininga. So nuko nguko bimeze. Gusa abo ngabo bakirimo rero barareba, barangiza bakagenda bagasahura, bagakora ibyo bakora ibyo ari byo byose. Nguko uko situation zikomeje kugenda zimera. Sake byo bahasahuye, ariko twababwiye ko icyitwa umukwabo aricyo kijya gisa nkaho gishyizeho, bakoze imikwabo muri Sake, abajyana abantu. Urumva ko muri Sake nta n'imikwabo myinshi yakozwe nk'ubugira kabiri batari gatatu, kandi rero begereye gereza. Ndumva ko bishobora kuza kuborohera, gereza nshya ya AFC M23. Hanyuma icyo nshobora kuvuga kindi nihuse cyane ni za breaking news wenda ziba zikomeje kugenda zivugwa, uretse iyo tuba twavuze twarangiza ntituyarambure. Abantu 55 nibo bishwe n'igitero cya ADF. Kugeza amagingo ya abantu 55 nibo bari kuvugwa yuko biciwe Oicha. Ni muri teritwari ya Beni, ariko abo muri Oicha bakabafatanya n'abo muri teritwari ya Lubero hino. Donc barimo baruzura, murabizi hariya hari 29 ni babandi barasiwe, hano muri axe ya Baswaga, muri sheferi ya Baswaga. Twabibabwiye rero, barabafata babongera ku bandi bishwe ntibavugwe muri Oicha ejo bundi ku bitero byabereye Beni, kuko Oicha ni ku cyicaro gikuru cya teritwari. Barangiza bakuzura 55. Iyo bira murumva ukuntu iyi bira ntabwo ari bira nziza kabisa. Ahantu hari icyicaro cya teritwari, urumva ahantu ha 28, ese urongeraho bangaye kugira ngo buzure 55. ngabo nguko rero. Hanyuma amakuru akomeje kugenda navugwa ni imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ko bita Nyabashwa, Kasheke ndetse naho bita Bituna. Utu ni uduce turi muri teritwari ya Karehe. Muzi Kasheke ni hafi ya za Nyabarongo. Utu duce rero biravugwa ko hakomeje kugenda habera imirwano, ariko ntimuze kuyitiranya na za Gasheke zo muri axe ya za Ngungu, kuko buriya kutamenya axe bituma abantu bitiranya ibintu bati no Ngungu muri axe ya Kashovu, bavuga Kashovu ndakandika Kasheke, ugasanga bitangiye gucreya ibintu wenda biba bisa nkaho bigoranye. So ahangaha rero nuko kugeza amagingo aya ngaya hari imirwano ikomeje kubera muri utwo duce. Gusa hari ababonye undi muyobozi waganiriye na MTV cyangwa Austeri Marivika. Uyu nguyu yarazwi, ni umunyamakuru
uzwi cyane wakoreye Voice of America, ubu ngubu akaba afite Marevika TV bakunze kwita MTV, ukunze kugeza amagingo aya ngaya. Nyuma yaranzwe baravuga ngo bazanamwica, ni umunande, baravuga ngo nta handi hantu ubu ngubu, kuko muramuzi cyane, niwo watanze inkuru zose za General Mamadou wapfuye ari generali ko yari koroneri, yari Lieutenant Kano ahubwo, hanyuma aza gupfa ariko bamushyingura ari generali kubera ngo yari yarakoze ibintu bidasanzwe. Izo nkuru ze zose niba zizwe zatanzwe n'uwo bita Austere Marivika. Uyu mugabo rero ubu ngubu akorera mu mujyi wa Goma. Bamuciye amazi baravuga ngo yifatanyije, nk'uko abitwa ba Gyasa n'abandi bose bagiye bavuga bati se none ko turi kubona abantu baje bakatuyobora, twari twarabavugaga nabi, twari tuzi ko ari abantu b'abicanyi, bakaza tukaba tubana neza, ahubwo bakatubwira ati muze, bakadushyira mu modoka zabo tukajya gukurikirana inkuru. Uyu mugabo rero yabonye ari abantu bazima, aravuga ati ahubwo utajyanye n'ubuyobozi nta bundi wajyana nabo. Umugabo rero baramuhigiye ngo bazamwica. Umugabo rero wagiye kuganira n'uyu muyobozi uyobora site ya Ngungu, amagambo yavuze yagiye atangazwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse na videwo ze, bikaba byagiye bivugwaho n'abantu benshi bavuga bati ngo dore imyambaro yambaye, ngo imyambaro yambaye ngo yambawe doko yari yambaye mukotanyi, yambaye imyambaro isa na mukotanyi, vuga bati ibiki n'ibiki. Buriya twashaka kugira ngo nk'ibi ngibi tujye tubishyiraho wenda umucyo abantu babibonye, bavuga bati si ibi ni ibiki. Icyama ntabwo kugeza amagingo aya ngaya kiragira navuga uniform iri fixe cyane, ko namwe ubwanyu murabizi, ndakeka mwagiye mubona Fande Colonel Jimmy Nzamuye yambara uniform y'Ababirigi, abantu barikanga bose ngo turi kubona ngo umuyobozi wa FCM 23 yambaye uniform y'Ububirigi, yambaye uniform y'Ababirigi, abantu barikanga babaza ibintu ibiki. So nta uniform iri fixe kuko kiba kitaraba igihugu cyangwa nta bintu bya danger birakahaba. Niyo mpamvu abantu bambara mucanganyiko ariko hatarimo tenue civile, ama uniform meza, kandi mu ma uniform meza yagiye abamo kurita cyane, iyi nayo iremewe. Uyu ni umuyobozi wa site ya Ngungu muri teritwari ya Masisi, niwe wasobanuraga nk'umuntu w'umuyobozi, asobanura uburyo. Gusa ibyo yasobanuye birashimishije cyane, gusa benshi bakomeje kugenda babanda, ariko namwe murabazi baba batavuga rumwe n'icyama, bavuga bati si ibi bintu ni ibiki, ati uniform oya nta bidasanzwe, ni uniform ibisanzwe, ushobora kuza bambara n'indi myenda ugasanga isa n'uniform. Gusa ikintu cyose gifitanye isano na uniform, wenda icyo abantu bashobora kuvuga nuko ku muntu w'umusivili aba atagomba kucyambara, ariko uyu wese umusivili kuko ni umuyobozi, cyane cyane ko ari umukadiri ukomeye cyane mu cyama cya FCM 23. So twihuta cyane, wenda twavuga ko ibya Doha n'ubundi nibyo bikomeje kuvugwa muri politike na diplomasi, kuko abenshi bakunze kuvuga ko iyi Doha irimo ritme, ngo ifite ritme yo kwinjira muri Katanga, ko nyuma y'imirwano irimo ibera muri axe ya za Shabunda, ngo ni ritme yo kwinjira muri Katanga, ati no kuba kuko irandege ntabwo bavuze, bamwe bavuze ngo yahanuwe, irandege yakoze impanuka Kolwezi, bamwe bavuze bati se ni AFC 23 kandi yitwitse, yari irimo abaministre n'abandi, biza kurangira ihiye, ariko nta muntu ugize ikibazo. So andi makuru akavuga ko rero ngo hariya baba bari kujya gushaka amabuye y'agaciro kugira ngo basahure, ngo kuki badatemberera mu bindi bice. Andi makuru avuga ko Kazinga n'ubundi yongere kuramukiramo imirwano, n'ubu ngubu imirwano irimo muri secteur ya Osobanyungu muri territoire ya Masisi. Hanyuma amakuru akaba avuga ko n'ubu ngubu icyitwa Wazalendo zikiri guhiga kugira ngo zirebe niba zishobora kuyigarurira kugeza amagingo yangaya. Hanyuma wenda ibindi nshobora gusorezaho nuko kugeza ubu ngubu muri axe ya Gashanje, ndetse no Agashanje muzi ko haberaga imirwano, Wazalendo zamaze gukurwamo, zari zagerageje gupenetra zinjiramo, ubu ngubu bamaze kuvanwamo 100%. Reka nsoze rero mbashimira yuko mwabanye natwe, hanyuma tuze kubararikira amakuru yacu ataha, hanyuma turabashimiye cyane. Ciao ciao.